amasaha minota isaha umunsi wa amasaha 28 amasaha 24 rero ni make cyane kugira ngo tugeze ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa 12. Tutangiye tubashimira ko mwahabaye mukadusapotinga mukadufasha. Uyu munsi rero twifuje ko twongera kubaganiriza, ariko tunabasaba kugira ngo mwongere mudufashe kino gikorwa kizagende neza. Aba panelists ntabwo ndi bugende mvuga umwe ku wundi kuko harimo aba artistes, harimo aba organisateurs, abantu bose ngiye gutanga mikoro kugira ngo wese agende yivuga. Of course ndahera aba bantu bombi buri gihe ngenda bitiranya, ariko nataba we niwe. Murakoze cyane, nitwa Mutashikira, nkaba mu itsinda rya Jeisha, akaba ari njyewe Sha. Murakoze, mwiriwe. Nanjye nitwa Bukuru Jennifer, ni mu itsinda rya Jeisha, ni njyewe Je. Murakoze cyane, nanjye nitwa Christine Ndobi Dahanda. Nitwa Rutimingeri baririmba Rutijoye. Nitwa Rukotana, ari nataza kujya goma ngo barambi cyane. Nitwa Kagemera Sangwa Aline, Intayobera Nahuru. Nitwa Clarisse Uwase, Organize. Kamoizi Iragiye, Organize. Ninjye ntare mu ntonganya nkabe ntare mu ntambara unterera sintinya abanyamara impundu mu rusaba rwa midenda yikwiza ngabimazi manza bazicutsa bimunyesha bikika umutware ku mutima myega icyahindu ninjye siwe ntare rwatsi zakagira Imana. Niriwe nitwa Sendi Komana nkabandi muri Himbaza Club. Mwakoze cyane, mwakoze no kuri aba Ntayoberana, Jeisha, yaba Je, Abasha, Christine, Ruti Joel, of course Rukotana, organizer Isibo ndetse na Julius. Uyu munsi tari twavuzeho, ariko mu kanya gato yanza kugarukaho nawe n'umwe mu organizateurs cyangwa mu bari muri kino gutegura kino gikorwa. Twagiye tumubona kenshi hirya no hino kugira ngo akomeze kudufasha kuza gutegura kino gikorwa, ariko mu magambo makeya ngiye kubanza gusaba organisatrice asobanurire cyangwa aduhe ishusho nyayo y'igitaramo ndetse n'iki gikorwa nka festival yacu. Murakoze, nk'uko izina riri ni Anniversary Africa Fest, tukaba twifuza gutwikurura Afurika biciye mu buhanzi, imbyino gakondo. Iyi ni edisiyo yayo ya mbere cyangwa se kibaye ku nshuro ya mbere. Twifuza kuzagenda tugikora buri mwaka. Kuri iyi nshuro rero tukaba twifuje yuko abatoya bazataramira abakuru. Nk'uko mubibona hano kuri pano ni abantu batoya, rero twifuza ko abantu batoya bazataramira abakuru. Murakoze cyane. Arakoze cyane, ati turifuza yuko abatoya bazataramira abakuru. Ni ikiganiro n'itangazamakuru kigiye kwibanda ku bice bitatu. Igice cya mbere nicyo ngicyo cyo kudusobanurira mu by'ukuri uko igikorwa kimeze, ariko teme yacu nuko abatoya twifuza kuzataramira abakuru. Igice cya kabiri ni igice cya technique, hanyuma igice cya gatatu kiraza kujyana n'ibibazo. Tutari buze kugira byinshi kubera ko ndabizi ko mugira gahunda nyinshi. Ubu ngubu rwose ibintu byacitse, mwabuze kugira ngo akazi kanyu gakomeze. So kuri kote technique ndaza gusaba Julius Mugabo kugira ngo adufashe adusobanurire kote technique, tumenye kubitegurire muri rusange concept, ariko se kote technique imeze gute, ibikenewe byose by'ibanze birahari, hanyuma n'ikindi itangazamakuru ryabona tuze gutanga umwanya w'iminota mikeya ku itangazamakuru. Kote technique. Murakoze cyane. Murakoze cyane musi ku mwanya duhereje kugira ngo tuvuge mu ncamake ibijyanye na Anniversary Africa Fest. Ngira ngo ijambo Anniversary murabyumva, ni ikintu gitwikiriye mu ndimi z'amahanga. Anniversary ni ugutwikurura. So turimo turagerageza gutwikurura umuco wa Afurika, ariko duhereye iwacu mu Rwanda. Niyo mpamvu rero twateguye iki gitaramo cyitwa Anniversary Africa, kizajya kiba buri ngarukamwaka, hanyuma tukaba twatangira iwacu mu Rwanda. Hanyuma ku bijyanye na kote nk'uko ari muri tekinike, turiteguye bihagije. Tumaze amezi arenga 5 twitegura iki gitaramo,
ntabwo ari igitaramo kidutunguye rero. Hanyuma nk'uko mubibona na line-up yacu irahagije kandi irakwiye kuzanyeganyeza ka Kigali n'umujyi wa Kigali muri rusange. Turiteguye rwose. Hanyuma imyiteguro igeze kure nubwo turimo gusa nkaho tuyisoza practice aho twazikoreraga, kugira ngo bamwe muri mwe baradusuye n'abayobozi mu nzego za leta batandukanye bagiye badusura kureba aho tugeze imyiteguro. Ku wa gatandatu rero ni karibu mutubwirire ababakurikira ku bitangazamakuru byanyu bazaze, turabiteguye. Murakoze cyane. Nk'uko warutangiye bivuga ngo ni festival, iki gikorwa kizajya kiba inshuro nyinshi zishoboka. Ntabwo ari igikorwa duteganyije ngo kiraza kuba edisiyo imwe kirangire. Ni igikorwa kizajya kiba buri ngarukamwaka, kandi ni igikorwa kidashingiye ku gihugu cyacu mu Rwanda gusa, nuko ariho twatangiye, nk'aho ariho cyatangiriye kigahera mu Rwanda. Ngira ngo munyujije n'amaso kuri line-up, ntabwo ari abanyarwanda gusa bazadutaramira, hazaba harimo abantu batandukanye. Hanyuma no muri audience muzabibona, duhereye no mu banyamakuru namwe ubwanyu, abakoze mu itangazamakuru ryamamaza iki gitaramo ntabwo ari abanyarwanda gusa, muraza kubonamo, kugira ngo sinzi niba mwarabyitegereje, twaza kubasharinga amalinki. Niba mwarabyitegereje abagiye bacyandikaho, hari abagande bacyanditseho, abarundi bacyanditseho, n'ibindi bitangazamakuru byo muri Kenya. Ngira ngo aho bishoboke tuzaza kubasharinga izo linki. So ni igikorwa twifuje yuko cyarenga u Rwanda, ariko kikaba cyaratangiriye mu Rwanda. Hanyuma hari ikindi kibazo bari babajijemo ngo kuki twahisemo ino line-up. Nk'uko twatangiye tubibabwira, turimo gusoza umwaka. Dusoza umwaka rero nk'abateguye igitaramo, hari abantu bakuru muri uno muziki no mu muco gakondo w'u Rwanda, twabagishije inama ni iyihe mpano twabahereza nk'abana banyu, nk'ababyiruka. Bati icyatunezeza ni uko mwadutaramira tukicara tukabareba tukanezerwa, tukareba imbuto twabiriye. Ubwo rero singiye kuvana runaka na runaka, abantu amazina makuru musanzwe muzi amenyerewe mu muziki gakondo, n'abandi bantu bakuru dufata nk'icyitegererezo, twabagisha inama batubwira ngo mudutaramire. Ahubwo rero murakoze cyane. Nta nama, ni uko yaje kugira ngo arebe uko abahanzi tubayeho, aho dukorera. Njye ntiyari yakambonye, ariko hari abandi bo yari yarabonye. Ngira ngo urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo Janvier niwe wambajije bari ku expectinga album uyu mwaka. Album si ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu cyo guhubukira, si ikintu cyo kwisukira. Muri rusange ntabwo uyu mwaka nakwizeza album, ariko ndakwizeza ko muri ino festival uzabona utuntu twinshi twiza tunturutseho, ariko album yo ndakakwanga. Sinzi uko bimeze. Urakoze. Ibyo bintu ushatse wabwira tukazavugana nakagaruka. Yoshye cyane, harimo udushya twinshi cyane. Turabatumira kugira ngo muzaze mutaramane natwe, ndabizi ko muzishima kandi muzataha munezerewe cyane. Murakoze. Gukuza umuco wacu, gutuma usakara mu bantu, ababyiruka. Rero mu iyi ntumbero muyishyigikire, abanyarwanda bamenye ibyabereye aha. Murakoze. turabatumira nk'itangazamakuru, ariko nanone tukabatuma nk'itangazamakuru. Guys, ndabizi ko ibintu twashatse twebwe turabikora. Ibyo ni ibintu dusanganywe kabisa. Ibintu twashatse turabikora. Ariko mbasabe, nk'uko mubona bano bantu bose bari hano, performance ya Rutirazwi wagera kuri Jesha, turabiteguye. Ariko kandi Himbaza Club ni bamwe mu bantu buriya bakomeye. Inanga ikaba imwe mu biranga umuco wacu. Birumvikana inayoberana performance yanyu ni impeccable, nta wishidikanyaho.
Kotana turagukumbuye. Chrisnet ni umwe mu bahanzikazi dufite bakomeye cyane by'umwihariko bihebera injyana yacu ya gakondo, ariko akaba na producer. Tujye tukongeraho credit muzima. Good. Abashya Guys, mwarakoze cyane. Julius Martin yose muri rusange. Guys, tubabarire n'ukuri mu gihe n'ubutumwa mugeze aho buri cyo ni kimwe cya kabiri. Abana tuzabazane kuko tuzatangira kare ndetse tunasoze kare. Ntabwo tuzatuma abana basinzirira hariya ngo kuwa mbere n'ishuri no we. Ntabwo bihari. Hanyuma icya gatatu, abantu turi kumwe hano mwese tuzaba turi kumwe n'ubundi muri kiriya gitaramo, dufite ibyangombwa byose bigomba gutuma mwinjiramo.